bahagaze mu gihe nk'icyo ngicyo, ibibazo bibaguye, ibibazo bibakubye, hanyuma bitwara mu buryo butandukanye n'ubwo bose bari bafite Imana. Reka mbahe ingero ebyiri z'abantu. Kafata umwami witwa Sawuli. Umwami witwa Sawuli nawe yabaye umwami, yari umushumba w'indogobe n'inka, sinzi niba baragiraga inka. Agira gutya yisanga Imana yamugize umwami wa Isirayeli. Hanyuma iramubwira ngo genda ujye kurwanya. Abona abasirikare batangiye kumuvaho kubera ubwoba. Umunsi wa mbere Samweli ntiyaje, umunsi wa kabiri Samweli ntiyaje, umunsi wa gatatu ntabwo yaje, ubigeza ku munsi wa gatanu n'uwa gatandatu abona Samweli yamutenguye. Wari wategereza Imana ikageza ku isaha ya nyuma itaraza, wari wategereza ikintu wasengeye. Sawuli ageze ababwira umugaragu ati nzanira igitambo nkitambire, ndabona Samweli atakibijemo. Akimara gutamba igitambo Samweli wagezaho aravuga ati ibyo bintu wakoze niki? Niki cyaguhuse ugakora ibyo utagombaga gukora? Buriya rero abantu benshi ahantu bakorera amakosa, iyo ubuzima bubagose, ibibazo bikaba byinshi, akabona biragenda byiyongeranya, arirwanya akishugurikira. Nta muntu n'umwe uri bubyitirire, ikiyizira y'ubwayo ikaza ibintu ikabikemura, abantu bose bakavuga ngo hari ahantu hari. Haleluya. Namwe mwicayemo hano, buri muntu wese ashobora kureba mu buzima bwe ukabona ahantu Imana yabaye Imana, ukavuga ngo nigeze kubona Imana ababisha bangose, nigeze kubona Imana umutima wihebye, nigeze kubona Imana nabuze igisubizo, nigeze kubona Imana, ya Mana yakoze bya bindi. N'ahandi hose uzanyura izahora ari Imana, uko yari irejo n'uyu munsi ni kuri niko izahora iteka ryose. Ujye uyitumbira, nubona ibibazo bibaye byinshi ujye uvuga ngo turongeye turariye. Erega ikibazo tugira murakizi, ntabwo tugendana nayo nkuko bikwiye. Jya uhora muri presence y'Imana, kuko iyo ikibazo gikomanze uri muri presence y'Imana wibuka aho uri. Ngo urukwavu rimwe rwari gishaka kujya gusura kwa sebukwe, njya nkunda guca uwo mugani, n'imigani baduciraga kera tukiri abana. Ntabwo nzi ko urukwavu rujya rwibuka ko rugira, ariko ni imigani y'abana nyine, ariko hari imigani myinshi igigaruka. Ngo noneho ngo rurebye rubona hirya hari aho ruzanyura hatuye ingwe leopard, rubona ntiruzahavuga ati reka nkore nkuko nakoze uyu munsi, reka nce iya Kacyiru, usanga hatuye impyisi kandi nayikunda inkwavu. Ati reka nce iya Kagugu, rugiye gucayo rusanga hatuye ikirura. Reka nkate nciye epfo, kare nigeze kubigerageza ahantu nendaga kujya, nawe nti reka nciye Remera ku Giporoso ndaciye epfo, hanyuma ngeyo usanga naho harafunze. Rurareba rusanga ahantu hose ruragoswe. Hanyuma ruryama aratekereza ngo rugeje nijoro, rubwira umugore ngo urabizi ngo ejo nzagenda. Itirirwa bikanteranya nawe. Abashaka Bakame, ni igiki rwose cyabaye mu bwami bwanjye gishobora kukuvana hano? Ko nakubereye umwami mwiza, ukambera umugaragu mwiza, Bakame habaye iki? Atumva Nyagasani, uretse ubyiboneye n'amaso yawe abiri, naho ubundi sinabikubwira ngo ubyemere. Ruyiteye amatsiko, intare irahaguruka iti uhuje tugenda ujye kunyereka ibyo bintu ariko bikuvanye mu gihugu cyanjye. Aravuga ati rero ubwo umwami amperekeje, reka mbanze nice kuri bari abanzi bose. Ruragenda runyura imbere yo kwa Mpyisi. Abo kwa Mpyisi mwaramutse. Urabona Bakame isigaye itinyuka ikaza igahagarara kwiremba igasuhuza. Igiye gutimbira ngo ifate ibona intare ihagaze inyuma ya Bakame. Nyagasani mwami w'ishyamba, kubita amavi hasi. Nyagasani mwami w'ishyamba mwaramutse murakarama. Bakame irakomeje irahita. Nkamaze nge no kwereka ingwe yuko ntavegetwa. Abo kwangwe muraho meze neza, ati bwira umugore ati shyiraho isafuriya, tubonye lunch ntagombeye kujya guhiga. Igiye gutimbira ngo ifate ibona intare ihagaze inyuma ya Bakame. Ati mwami w'ishyamba murakarama muragahoraho, ko muri hamwe n'Abakame se? Isubira inyuma. Tenga na Kirura the wolf imenye yuko ubu ngubu mperekejwe. Inyura kwa Kirura isuje, Kirura kigiye gutimbira kibona intare kirongera kirabunda. Imaze kuzizenguruka bose ibigeze hafi yo kwa sebukwe. Namubwira ati Nyagasani mwami w'ishyamba, hariya hepfo ni kwa databukwe, mwanyemerera hari akantu mfata yo gusa gatoya tukongera tukagenda, nkakubwira noneho rya jambo. Imaze gufata akantu kayo irakasira bigeze imbere kwa Bakame, umwami w'ishyamba, dore uko nsigaye mbaho. Kuriya wabonye zose nyuraho zikabunda, nuko bisigaye bimeze, ngume hano. Intare irareba ati Bakame, jureka ikirura nikikubona kikabunda si ikibazo cyanjye, ingwe nikubona ikabunda si ikibazo cyanjye, we numbona ujye ubunda, ibisigaye byose bibunda imbere yawe nta kibazo mfite. Burero nkubwira, umunsi uziga guherekezwa na Yesu, ukagenda uherekejwe na Yesu,
ibibazo bizakubona bivuge ngo uriya muntu ari hamwe na boss w'isi yose. Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Kanange nshimira abantu bari hano, cyane cyane kategori ebyiri. Umuntu wese ugenda mu modoka kandi akaba aturuka ku gice cyo hirya ya stade, uwashoboye kugera hano rwose kuri mu rujya kujya muri Intwari, kuko nahagurutse mu rugo saa 11:30 ngeze hano saa 1:20, nahagurutse mu rugo njyewe no Remera, bati mwebwe mukomeze iyo hirya ngani ya Kaki, ndagenda mpageze batereka mukomeze ya Kabugu, kandi aho hose niko ngenda ugasanga imbuteyaje zihomye zityo. Hanyuma ariko Imana ishimwe ndahageze, nahoze gutekereza Bishop anyoherereza message, kuko kenshi ngewe nzajya kwigisha ahantu basaba tembe, noneho yampaye inyigisho ivuga ngo kwizera mu gihe cyo gushidikanya, faith in times of uncertainty, yabimpaye mu Cyongereza, faith in times of uncertainty, kwizera mu bihe byo gushidikanya. Umurongo wo muri Bibiliya muri Yosuwa ibice 3 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3 n'uwa 14 n'uwa 15. Noneho nicaye mu modoka nabona ariko ibyo ngiye kwigisha abantu reka nanjye mbishyire mu bikorwa, ubundi muri uncertainty sinzi niba ndi bugereyo cyangwa niba ntari bugereyo. Reka mbwira Imana ngo niba ba Yosuwa baragombaga kwambuka Yorodani kandi yuzuye, nanjye nkaba ngomba guca kuri ya mbuteyaje imihanda yuzuye, reka ndebe ukuntu bumvaga bameze mu nda. Icyo nababwira ni kimwe, bashobora kuba baragizemo aga stress kenshi, kuko iyo wicaye ubu ni imodoka zitavaho ziri zose zajimije nyine mwaparitse kugira ngo utari ku bantu ndaza kuhava. Ariko niko no mu buzima bishobora kumera. Turaje dusome igice cyo muri Bibiliya turi buze gufatanya. Nimubona ntuje cyane nyine ubwo ndimo ndashira stress y'amasaha 2 nicaye nibaza niba ndi bugere hano. Hanyuma dufite iminsi 3 hamwe, uyu munsi n'ejo bundi. Kereka niba hari icyahindutse hagati aho ngaho, ariko nkurikije message nahawe na Bishop ni 18, 19 na 20, kandi twiga ku ntego ivuga ngo kwizera mu gihe cyo gushidikanya, dushingiye kuri Yosuwa ibice 3 umurongo wa 1 n'uwa 3 kugeza ku wa 3. Nakubwo ndafata Yosuwa igice cya 3 cyose, kuko iyo ufashe ahatangira ukajya n'ahaheruka ubwo wafashe igice cyose. Hanyuma uyu munsi wa mbere turareba Yosuwa n'Abisirayeli ku nkombe ya Yorodani yuzuye. Yosuwa n'Abayisirayeli ku nkombe ya Yorodani yuzuye. Hanyuma ejo tuzareba inyigisho ivuga ngo amasezerano y'Imana niyo azatwambutsa. Amasezerano y'Imana niyo azatwambutsa. Ibyo waba urimo byose amasezerano y'Imana niyo azakwambutsa. Hanyuma icya 3 tuzareba inyigisho nise ibirenge by'abatambyi muri Yorodani, duburope ubuhanuzi ku itorero. Simbibabwira uyu munsi, ndabatera amatsiko mu mwibaze aho bihurira, ariko muzabyumva ku munsi wa 3, ku wa 1, ku wa 2 no ku wa 3. Ndasenga Imana ngo Imana izanshoboze he kuzabaho mbuteyaje aho nzajya hose, kuko nzi nko ku wa 3 hari ahantu nzajya mu ntara mu gitondo. Nigeze kujyayo, ngarutse mpura n'icyo bita mbuteyaje, nari kujya kwigisha hepfo ngaha kuri Christian Fellowship. Hanyuma saa 1 igera nkiri Kabuga, kandi nahagurutse saa 8 mvi Gahini. Bijya bibaho, hari igihe ugira ngo imihanda abadayimoni bafashe imodoka zose barazipakira bazishyira mu muhanda, bavuga ngo uyu muntu ntari buceho. Ubwo rero iyanzanye uyu munsi ubwo no ku wa 3 zanzana, ejo ubwo nzirirwa i Kigali nzameka ngashoba konje kare. Hanyuma nizere ko ejo wenda hatazazaho uyu munsi nitwe bari hirya ya stade twari dufunze, nizere ko wenda bari kuri uruhande naho imihanda itazabifunze, ariko niyo yabifunze nzashaka aho mparika imodoka nze n'amaguru, ubundi gihe nze no kugenda nta kibazo. Sinzi n'impamvu ntabitekereje, mu masaha 2 nari kuba nageze hano, abanyamaguru bo bagendaga
ariko abantu bari kumbona ngenda n'amaguru bakabaza pastor agiye ngabwira nti mugiye kubwiriza kuko kuva hano ngeri wanjye mu minota 30 naba nahageze, ariko namaze amasaha 2 kubera ubusirimu. Ariko ejo nimbona ubusirimu bwanze zakubita amaguru tu. Nigeze gufata akamoto ngiye ku rusengero, ambuteyage zabaye gutyo, ndabireba imodoka nyiparika ahantu, mfata akamoto ngeze ku rusengero ngo imodoka yawe yagiye he, ntiyananiwe kuba indege, mfata akamoto ni kuko kagenda kanyuramo hagati. Nuko ngayo nguko ufate Bibiliya zanyu, Yosuwa ibice 3, tugiye kwiga kwizera mu bihe byo kushidikanya. Yosuwa ibice 3, turava ku murongo wa mbere, hanyuma iby'inyuma turaza kubisoma nyuma ndimo kwigisha kugira ngo twihute, nubwo nahageze ntinze ariko turarangiriza igihe. Yosuwa ibice 3. Bukeye Yosuwa azinduka kare mu gitondo, avana i Shitimu n'Abisirayeli bose, bagera kuri Yorodani barara batambutse. Iminsi 3 ishize, abatware banyura mu ngando hagati, bategeka abantu bati nimubona isanduku y'isezerano ry'Uwiteka Imana yanyu ihetswe n'Abalewi ari bo batambyi, muzahere ko muhaguruke aho muri muyikurikire. Ariko hagati yanyu nayo hazaba intera y'imikono 2,000, ntimuzayegere kugira ngo mumenye inzira mukwiriye gucamo, kuko ari nta bundi mwigeze guca muri iyi nzira. Maze Yosuwa abwira abantu ati mwiyeze, kuko ejo Uwiteka azakora ibitangaza muri mwe. Nyuma Yosuwa abwira abatambyi ati nimuheke isanduku y'isezerano, mubanziriza abantu kwambuka. Nuko baheka isanduku y'isezerano bajya imbere y'abantu. Uwiteka abwira Yosuwa ati uyu munsi ndatangira kugukuza mu maso y'Abisirayeli bose, kugira ngo bamenye ko ndi kumwe nawe nk'uko nabanaga na Mose. Ariko ubwira abatambyi baheka isanduku y'isezerano uti nimugera ku nkombe ya Yorodani mumanuke muhagararemo. Yosuwa abwira Abisirayeli ati nimunyegere mwumva amagambo y'Uwiteka Imana yanyu. Yosuwa aherako aravuga ati iki nicyo kizamenyesha yuko Imana ihoraho iri kumwe nawe, iri muri mwe, kandi yuko itazabura kubaneshereza Abanyakanani n'Abaheti n'Abahiwi n'Abaferisi n'Abagirugashi n'Abamori n'Abayebusi. Nimwitegereze isanduku y'isezerano ry'Uwiteka Nyir'isi yose irabanziriza muri Yorodani. Nuko murobanura abagabo 12 mu miryango ya Isirayeli, mu muryango wose havemo umuntu umwe umwe. Ibirenge by'abatambyi bahetse isanduku y'Uwiteka Nyir'isi yose nibigera mu mazi ya Yorodani, amazi yo muri Yorodani ari bwigabanyemo 2, ayo haruguru arahikubira ikirundo. Nuko abantu bava mu mahema yabo bakurikira abatambyi bahetse isanduku y'isezerano kugira ngo bambukane. Nuko abatambyi bahetse isanduku bageze kuri Yorodani, ibirenge byabo bigeze mu mazi, kandi igihe cy'isarura amazi ya Yorodani arenga inkombe. Amazi yo haruguru arahagarara yikubira ku mudugudu witwa Adamu, hateganye n'i Saretani, kure yaho bashakaga kwambukira, kandi ayo hepfo atembera mu nyanja yitwa Araba, ariyo nyanja y'umunyu, arashira. Nuko abantu barambuka baboneza i Yeriko. Abatambyi bahetse isanduku y'isezerano ry'Uwiteka bahagarara muri Yorodani hagati, humutse neza hatanyerera. Abisirayeli bose bambukira ahumutse kugeza aho ubwoko bwose bwarangije kwambuka Yorodani. Nategereje ko ikiza ari ugusoma iki gice cyose kugira ngo muzakige muzi n'ibirimo, aho kugenda dusoma uduce kuko ntabwo bitwara iminota myinshi usomye neza. Icya mbere tubona muri iki gice tubihuje n'iriya ntego yacu ni igihe cyo gushidikanya. Kuko mwitegereje neza, umuntu akubwiye ngo tugiye kwambuka uriya mugezi kandi Yorodani ni ngari, tugiye kwambuka uriya mugezi niyo waba ari mutoya nka Nyabarongo, akakubwira turiya mugezi tugiye kwambuka kandi Nyabarongo yuzuye, abantu bose n'abazi koga bagira ubwoba. Burya umbwiye ngo twambuke Muhazi, koga biroroha cyane, ariko kwambuka umugezi utemba kandi ubamo n'ibyuma ntabwo ari kimwe. Igihe cyo gushidikanya buriya muzabona ahantu henshi, abantu mu ndirimbo, abantu mu nkuru cyangwa mu nyigisho. Yorodani ni igishushanyo cyo guhindura intera, ni igishushanyo cyo kwambuka ukava mu buzima bumwe ukajya mu bundi. Haleluya! Kuko Abayisirayeli bari bamaze imyaka 470
kuko bamaze muri Egiputa imyaka 430, bamara iyindi 40 bari mu butayu, imyaka 470 batari mu gihugu cy'amasezerano. Nta nubwo bari bazi uko gisa. Imana irababwira ngo mugende mujye mu gihugu cy'amasezerano, kandi icyo gihugu kirimo abanyakanani, kirimo abayebusi, kirimo abahiwi, kirimo abahiti, kirimo andi mahanga hatuye, ndetse amwe muri yo bahuye nayo. Haleluya. Buriya rero nta kintu gitera ubwoba nko kuva mu buzima. Uzabona abana b'abakobwa iyo agiye gushyingirwa ukabona ararira. Kwibaza ko uriya mukobwa ko asanze umuhungu akunda ararizwa n'iki? Arimo gushidikanya, agiye muri uncertainty, agiye mu gihugu atazi. Ndetse rimwe na rimwe abamubanjirijeyo bakamutera ubwoba, bakamubwira ati shaho uragiye, ariko umugabo n'umwana wundi. N'andi magambo menshi ntagiye gusubiramo. Akagenda ahinda umushitsi kuko agiye mu gihugu atazi. Ni igihugu yishimiye kujyamo, ni igihugu asanzemo umuntu yita umukunzi wanjye, ariko nawe umuteye ubwoba kuko hari uko bamumubwiye. Ati uriya abagabo umugabo umwe yigeze kudusetsa ngo umugore yahanaga umukobwa we, aramubwira ati maze mukobwa wanjye ugende usanga umugabo wawe, nazakubwira nabi uzaceceke, ntibizakubuze kumugaburira kuko abagabo si abantu. Nagutuka akagucira mu maso uzihanagure, nurangiza umugaburire kuko abagabo si abantu. Nanagukubita ntuzave mu rugo, uzagumeyo umukorere ibyo ugomba gukora byose kuko abagabo si abantu. Urumva, tekereza nk'umwana wabibwiwe na nyina umubyara akamubwira ati aho ugiye habaye abantu batari abantu. Ntabwo yabura kugenda arira. Ariko n'abahungu burya bafitemo akantu kakoba. Agiye kubaka urugo ariko nta wundi yigeze yubaka urugo. Agiye kwambuka ave mu busore ajye mu kwitwa umugabo. Sibyo? Uva mu gihugu ukajya mu kindi. Iyo wuriye indege hari ikintu kiba gihindutse. Ndibuka mve iwacu njya kwiga sogonderi, nari umwana w'imyaka 12, nari ntaravi iwacu kuri village. Ku musozi wacu niho narinzi inzira iva iwacu Intete ikangeza mu misozi dukikije. Nashoboraga kwijyana nkajya i Nyabisindo aho twigaga, nashoboraga kwijyana nkajya Gacuba, nkajya hirya za Rwimitireri, za Rwankuba, ndetse n'Ikiziguro kuko niho paruwasi yacu yabaga. Ariko kurenga aho ngaho nkajya mu kindi gihugu, ndagenda mama aramperekeza ngeza kuri bus. Numva rwose mfite courage nyinshi cyane, kuko naho nari ngiye kwiga ntabwo twari tubazi. Mufashe kwijipo nanze kurekura. Hakutandikura ngo ujye kwiga, dore imodoka igiye kugusiga. Mama sinzi yonje. Yurira bisi aramerekeza. Angejeje Rwamagana mbona abandi bana narinzi twiganye aho twize kuri primaire, ndabona mama bari nabo biga ku seminari. Ati ngaho rero genda mujyane. Arakatarongera arataha.
iyo umuntu agiye ahantu atazi agira ubwoba. Iyo umuntu agiye ahantu atazi yumva muri we harimo aba Bayisiraheli bari bagiye mu gihugu kirimo abanyamahanga, barebaga hakurya bakabona imidugudu ikomeye kandi miremire, ndetse n'abatasi bari bagiye kuhatata baraza baravuga ati i Yeriko harakinze, imidugudu yaho ni minini kandi ni miremire. Muribuka abo Mose yari yarohereje baraje baravuga ati kiriya gihugu kirimo n'abagabo barebare b'Abanaki, ntabwo twabashobora. Aba n'abana babo bari bagiyeyo, igihugu cy'amahanga utamenyereye. Ngira ngo abantu benshi mushobora kubyumva iyo uri mu gihe ugomba kujya mu kindi kintu ariko ukumva utagifitiye maîtrise, ukumva utagisingira neza. Ngewe ndabivuga kuko nagiye mba muri situation nk'izi ngizi inshuro nyinshi. Ndibuka ubwa mbere njya kwiga mu Bwongereza, bwo nari mukuru, kuko hari ubwo abantu bibwira ngo iyo umuntu ari mukuru ngo ukugushidikanya ukukugira ubwoba ngo kuba kwashize. Umva, buri wese muri twebwe wicaye hano azagira ubwo azakora bwa mbere ikintu atigeze akora. Hari abakobwa bazajya kurongorwa batarigeze barongorwa, hari abahungu bazarongora batigeze batunga umugore, hari uzava mu Rwanda ajye kuba muri Amerika cyangwa muri Kenya cyangwa n'ahandi, hanyuma ugira ubwoba. Ndibuka icyo gihe bwo urumva ubwa mbere ndi umwana afite imyaka 12, mama yaramperekeje, ariko njya mu Bwongereza bwa mbere nta n'umuntu twajyanye nzi. Mvuye i Kigali ntaragenda mu ndege na rimwe. Buriya rero mujya mwumva abantu baseka ngo abaturage ngo baragiye ngo bagira gutya ngo baragiye bagira gutya. Reka nkubwire twese turanyuzurika. Iyo tugiye mu bintu bwa mbere utarigeze ujya uranyuzurika. Jewe urumva nari mfite imyaka 25, oya nta n'ubwo ari 5 icyo gihe. Njya mu Bwongereza nifite 27. Nari mu mwaka wa 27. Narabaye n'umwarimu muri university. Nararangije lisanse nzi no kuvuga Icyongereza n'Igifaransa. Njya mu ndege iranyuzura. Nagiye njya mu mujyi mvunjisha amapaundi 60 ndayibukayo nari mfite mu mufuka inote za 23. Turagenda tugeze mu ndege bati urarya iki? Ahantu ntazi ntangire kurya mu ndege. Ibiryo umva ibi mbabwira ntabwo ari rwa rwenya abantu batera, ni ukuri k'ubuzima bwanyu. Umukobwa araza ati urarya iki? Nti naje ndiye. Kandi nari niriwe ngenda mu mujyi, inzara yari yankubise, mfite inyota, merewe nabi. Arandeka, ariko arakomeza nyura ati se uranywa iki? Ndareba n'ibyo ari byose, niba n'amazi yo mu ndege ahenda. Inyota iranyishe, agakombe kamwe muri aya mapaundi 60 wenda baranyishyuza 10, ariko amazi yo ndayanywa. Ndumye gihwa kubera umunaniro nari niriwe ngenda hano mu mujyi, ndarya ndasinzira. Sivuga ngo ndaryama ndegama ndasinzira. Dukangutse tugeze Bruxelles kuko niho twari twanyuze, mbona nta fagitire batanze. Ubwenge buraturunira busha, uzi ko nshobora kuba nabaye akagoryi. Mu ndege bagomba kuba barira ubuntu. Umva ndababwira iyo nafashe mva Bruxelles njya Londres narariye ibyarimo byose, kuko hari mu gitondo nagiye muri voru ya mu gitondo. Sanga icyo gihe indege rero muri kino gihe indege ntizize kigabura we, zisigaye zarabaye kunci, bazana akantu k'akagati kamwe. Icyo gihe barazaga bakazana continental breakfast, bati urafata iki? Baba bagufite na menu nk'uri muri restaurant. Muri za 1985 indege zari restaurant. Ndabanza ndavuga nti ko ba sasa ndakubita continental breakfast, yanzara nararanye ndayitsinda. Ndangije baturanywa iki? Byashoboka ko umuntu anywa ji akongeraho n'ikawa, bati byose rwose. Ariko ugomba ndimo ndajijuka. Icyo ndimo gushaka kubumvisha, kujya mu isi utamenyereye habamo uncertainty, habamo ubwoba, ariko ikintu gishobora kugufasha turaza kukibona. Umuntu wese uzagera ahantu mu bintu atazi uzavuge ngo ibi ngibi n'abandi bose byababayeho, na Yosuwa byababayeho, bambutse Yorodani. Haleluya.
kandi bari banafite n'impamvu yo kugira ubwoba, kubera yuko hari ibintu bigera kuri 5 byagombaga kubatera ubwoba. Icya mbere, Yosuwa ubundi yari umugaragu wa Mose, ibyo yakoraga byose yabaga yahawe amabwiriza. Noneho Mose arapfa, amaze gupfa Imana iraza, nubwo yari yaramurambitseho ibiganza, ariko burya Yosuwa yari azi yuko Mose agihari, kuko Mose apfa ntabwo yabateguje. Yazamutse impinga ya Pisiga, aragenda, agezeyo yitegereza igihugu cy'amasezerano, arangije arapfa. Imana iramwihambira, bakoze ikiriyo batahambye. Noneho Yosuwa yisanga, yego Mose yamurambitseho ibiganza, ariko yisanga ari Imana ibwiye ngo haguruka uyobora ubwoko bwanjye. Afite ubwoba nawe, umuyobozi afite ubwoba, n'abaturage bafite ubwoba. Kubera iki? Abakuru bari bararwanye intambara za Sihoni umwami na Ogi umwami w'Ibashani, nabo bari barapfiriye mu butayu. Bikubwira ngo ni younger generation, ni urubyiruko rwavukiye mu butayu, nirwo rusigaye, nta mukuru urimo, nta bidishyi gusa uretse Kalebu na Yosuwa, abagabo 2 b'abasaza n'abandi b'urubyiruko gusa rw'imigenda y'imyaka 20-25. Bagiye mu gihugu cy'amasezerano, ntibigeze bayobora, ntibigeze bagira ikindi kintu bakora. Ubuzima bazi nubwo mu butayu, ntibazi guhinga, nta kintu bazi gukora, kuko bo bavukiye mu butayu, nta business zahakorerwaga, nta n'urugamba barwanaga, bari abantu batamenyereye. Icyakora kubera ko nta kazi babaga bafite, ngira ngo birirwaga bitoza kurwana, simbizi. Ariko ikigaragara, bagiye guhangana n'abantu bamenyereye intambara, kandi bo n'urubyiruko, nta bantu bakuru bahari bamenyereye. Icya gatatu cyagomba kubatera ubwoba, ubundi Abayisiraheli bava muri Egiputa, murabyibuka, hari ikintu cyitwa igicu, ngo ku manywa cyabakingiraga izuba, nijoro kikababera umucyo, ngo kandi hari hahagazemo marayika. Muribuka igihe bambukaga inyanja itukura, ngo igicu ubundi cyabagendaga imbere, cyaziye gutya kirahindukira kijya inyuma yabo. Muri ibi bintu byagombaga kubatera ubwoba. Hanyuma kandi icya kane cyagombaga kubatera ubwoba, imbere yabo hari ikigezi cyitwa Yorodani, kirahurura. Kandi hariya twasomye batubwiye ngo mu gihe cy'isarura aribwo bambutse, ngo Yorodani yabaga yuzuye amazi akarenga inkombe. Imana ikababwira ngo mugende mwambukire Yorodani, kandi barahagaze. Hakurya ya Yorodani hari umudugudu munini cyane ufite inkike zikabakaba mu kirere, witwa Yeriko. Kuko hariya batubwiye ngo baraje, ngo abatambyi bahagarara mu mazi acikamo 2, ngo nuko abantu barambuka baboneza i Yeriko. Kandi nimusoma mu gice kibanza, ngo Yeriko ngo yari ifite inkike ndende z'amatafari manini. Ngaho teranya ibyo bintu 5 byose, uhagaze imbere yabyo wumva ikintu bita uncertainty, gushidikanya. Hari igihe uzicara mu buzima bwawe, ubona ibintu bigeze nko kuri 5-6 byose biragukanuriye, kandi byose bishaka kukurya. Hanyuma utangire kwibaza ngo ariko se ibi ngibi noneho ndabivamo, ibi ngibi noneho ndabiturukaye. Buriya nkunda gusoma Bibiliya nkayigiraho ibintu byinshi, kuko hari igihe uzisanga ahantu uri mu bibazo kandi ntawe ushobora kubaza. Buriya mu Rwanda aho turi na special, hari igihe uba mu bibazo n'abantu bagakora uko bashoboye kugira ngo bitagaragara yuko muziranye, bagakora uko bashoboye nabo waruzi. Umva, giye byo mbabwira ndabizi, muri 90 inkotanyi zarateye, twari dutuye hano, bahita bakubita ijambo ryitwa ibyitso. Umuntu mwabaga muziranye muri n'inshuti mugenderana, mwahurira mu nzira bamusuhuza akareba hirya. Ariko naje gusanga uwo muco turawugira cyane.
uzasenga Imana ntuzabe mu kibazo gituma abantu ubahamagara ntibitabe. Uzasenga Imana ntuzabe mu kibazo utuma umuntu ngo ajye kukubwirira, umuntu w'inshuti yawe ngo akubwire ati ikibazo cy'uyu muntu rero ntabwo wakivangamo. A time of uncertainty, igihe wumva nta byiringiro, igihe wumva nta mutabazi ufite, igihe wumva nta mujyanama, igihe wumva nta n'ibyo kugufasha, igihe wumva uri aho gusa uri hagati y'urupfu n'umupfumu, nkuko bavuga mu Kinyarwanda. Expression y'Ikinyarwanda bavuga ngo umuntu ageze ahakomeye ngo ari hagati y'urupfu n'umupfumu. Hanyuma ukibaza, ariko se urareba imbere yawe ukabona nta bisubizo, urareba imbere yawe wahamagaye abantu bose, nabo uhamagaye bose bakakubwira ngo iyo telefone ntishoboye kuboneka, ukongera wahamagara undi ukamubwira ikibazo cyawe ukakirambura, ati vraiment umbabarire muri no minsi nanjye mfite problems, wihangane cyakora turagusengera. Uzabigenza ute nugera mu gihe nk'icyo? Kuko icyo gihe kibaho, ndetse hariho n'igihe kibaho udashobora no kubibwira abandi, karuma giho gusa ugakoreramo imbere. Uzabigenza ute nugera muri time of uncertainty? Uzabigenza ute nugera mu gihugu batakuzi, batanavuga n'ururimi uzi? Nigeze kuburira mu mujyi wa Buenos Aires muri Argentina, tugiye muri conference, ndagiye nzi ko abadutumiye bari badutegereje bafite n'ibipankarite nkuko nari menyereye byanditseho izina ryanjye, namanuka nkabona umuntu ufite pankarite yanditseho Rutayisire Antoine, akanyakira akanshyira mu modoka akanjyana. Ndagiye ngeze Buenos Aires, nshaka ahantu haba hari ibyapa by'aho twakira, mbona ntabyo. Kubera iki? Twe twagiye muri conference ariko abayorganije sibo badutumiye, twatumiwe n'abandi ariko nabo bataraho muri Argentina. Mpagarara mu kibuga cy'indege, yewe naje jyenyine kuko ari nabanje guca ahandi ngiye kuvuga y'ubutumwa, ntungutse ku kibuga mbura umuntu. Ubigenza ute iyo uhagaze mu kibuga utaza aho ujya, utanavuga n'ururimi rwawo? Kuko Buenos Aires bavuga Icyesipanyol, iyo ugeze wumva bavuga Icyesipanyol gusa, nta Gifaransa nta Cyongereza wumva. No ku kibuga cy'indege yeze babwira ngo uje mu Rwanda ho ku kibuga cy'indege ugiye bakumva bangaye bavuga Icyongereza, cyakora umugisha tugira abo wabaza bose barakivuga kuko ubu twabaye anglophone. Ubigenza ute iyo uhagaze ahantu ukareba hirya ukareba hino ukabura igisubizo? Buriya hari amasomo tugomba kwiga, rimwe na rimwe hari ibintu twiga tukaza hano twe tugashyushya cyane. Gera burya niyo mpamvu umuntu ntabwo nkunda gushyushya, yewe nkunda kuvuga ubutumwa ukabuhuza n'ubuzima bwa buri munsi, kuko nibwo bwungura abantu. Kuko ibi mbabwira niba bitarakubayeho bizakubaho. Ntabwo uzakura ngo urinde upfa udahagaze imbere ya Yorodani yuzuye, nta n'ubwato ufite bwo kuyambuka. Ariko icyo nkundira Imana, iteka ryose biri hafi. Mu gihe nk'icyo rero burya abantu bitwara mu buryo butandukanye. Muzitegereze muri Bibiliya abantu benshi bahagaze mu gihe nk'icyo ngicyo, ibibazo bibaguye, ibibazo bibakubye, hanyuma bitwara mu buryo butandukanye n'ubwo bose bari bafite Imana. Reka mbahe ingero ebyiri z'abantu. Reka mfate umwami witwa Sawuli. Umwami witwa Sawuli nawe yabaye umwami, yari umushumba w'indogobe n'inka, sinzi niba waba baragiraga inka, agira gutya yisanga Imana yamugize umwami wa Isirayeli. Hanyuma iramubwira ngo genda ujye kurwanya. Abona abasirikare batangiye kumuvaho kubera ubwoba. Umunsi wa mbere Samweli ntiyaje, umunsi wa kabiri Samweli ntiyaje, umunsi wa gatatu ntabwo yaje, ubigeza ku munsi wa gatanu n'uwa gatandatu abona Samweli yamutengushye. Wari wategereza Imana ikageza ku isaha ya nyuma itaraza? Wari wategereza ikintu wasengeye wagera aho ngaho ukihewe? Sawuli ageze ababwira umugaragu ati nzanira igitambo nkitambire, ndabona Samweli atakibijemo.
akimara gutamba igitambo Samweli wagezaho aravuga ati ibyo bintu wakoze niki? Niki cyaguhuse ugakora ibyo utagombaga gukora? Buriya rero abantu benshi ahantu bakorera amakosa, iyo ubuzima bubagose ibibazo bikaba byinshi akabona biragenda byiyongeranya, arirwanirira akishugurikira. Jya utegereza Imana ugeze ku munota wayo. Haleluya. Kuko Sawuli ririya kosa yakoze ryatumye Imana imwambura ubwami bwe. Ariko cyakora icyo si cyo cyabyishe, icyo cyarabitangiye, ariko iryo yakoze ryakurikiyeho nicyo cyamwiciye. Ariko nimurebe ukuntu yarangije ubuzima bwe, nanone yarongeye akora iryo kosa. Abafilisitiya baramugose, bamubanye benshi, abwira umugaragu ati ndabona Uwiteka atarimo gusubiza, reka tujye kuraguza. Ajya kureba umupfumu wa Endora w'umugore, aragenda aramubwira ati ndagira ngo unshikire umuntu muzamure. Ntimuze kumbaza ngo ariko se ngo biriya bibaho cyangwa ntibibaho. Ibyo ngibyo Imana yo burya ifite ubushobozi bwo gusubiza uko ishatse. Aragenda abwira uwo mugore ati rwose ati ariko Sawuli ntabwo uzi ko Sawuli yaciye abapfumu n'abashika n'abagize gute? Aramubwira ati yahumura ntacyo uzaba, ntituzabivuga. Ati nkuzamurire, ati nzamurira Samweli. Azamuye Samweli, umugore ahita amubwira ati ntabwo utawe uri Sawuli. Ati yahumura ntacyo uri bube. Atubonye iki? Ati mbonye umusaza uzamuka, yiteye igishura cy'igitare. Noneho abaza Samweli, Samweli aramubwira ngo nzamuriye iki kw'ibyawe Imana yabirangije, ejo uzapfana n'abahungu bawe n'ingabo za Isirayeli. Urumva iyo Sawuli yihangana akavuga ati ibyo byose nubwo nakoze amakosa, Mana ubirebe ubyitegereze. Kuko na Dawidi yisanze, ndashaka kumugereranya na Dawidi yisanze mu myanya nk'iyo ngiyo inshuro nyinshi cyane, ndetse we ariko iteka ryose baratubwira ngo nuko ikintu cya mbere Dawidi yakoraga ngo yikomeza ku Uwiteka. Haleluya. Nubona ugeze mu bibazo nk'ibyo ngibyo, intambwe ya mbere ujye wikomeza ku Uwiteka. Wikomeze ku Uwiteka, kubera yuko iyo Imana ituretse tukagera mu bibazo, burya hari ikintu bishaka kutwigisha. Ndetse iyo ubimenye kare, ibibazo utangira kubiryoherwa. Ariko ibi bikorwa n'abantu bamenyereye ku rugamba. Ubwo ibibazo bije ndabizi neza hari ikintu Imana igiye gukora kidasanzwe. Buriya Dawidi kubera inshuro nyinshi mu bantu bahuye n'ibibazo byinshi bimutera ubwoba. Tekereza, Dawidi yaragiraga intama, arabyivugira akavuga ngo iyi dubu ryazaga rikamfatira intama. Tekereza uragiye intama ukabona idubu riraje, kandi idubu ni kinini, kikaza kigafata intama. Tekereza uragira intama ukabona intare. Twebwe igihe sinigeze ndagira intama, ntazo twagiraga iwacu, ariko twaragiraga inka. Hariya mu Mutara habaga intare Mana we, hagati ya 40, erega buri intare zashizemo muri 94. Ubundi mu Mutare habaga intare. Habaga intare, waragiraga inka, wajya kubona ukabona intare ngiye, ukazicyura wazigeza mu rugo ukabona intare ngiye ihagaze ku irembo. Habaga intare. Iyo rero Dawidi avuga ngo iyi intare yazaga ngo nayifataga Kananwa, ndabaje uyu mugabo yari igiharamagara. Umuntu aratinyuka agafata intare Kananwa, ariko Dawidi yari afite Imana, akavuga ngo hari ikintu kimwe nzi, hari iby'Imana yamvuzeho ntabwo nzapfa mbere yuko bisohoza. Haleluya. Kuko buriya tuzabireba ejo mu buryo bwimbitse, ariko buriya amasezerano y'Imana, iby'Imana yakuvuzeho, iby'Imana yadusezeranije, niyo umuntu yishingikirizaho agahangana n'ibibazo byose. Haleluya. Dawidi buriya ibintu byinshi yakoraga yabiterwaga nuko umunsi Samweli yamusutseho amavuta, yaramubwiye ngo uzaba umwami wa Isirayeli. Sawuli agatera icumu akarikwepa akavuga ati ibyo byose ntabwo nzapfa ntaraba umwami wa Isirayeli, kuko Imana yarabivuze, kandi ubwo yabivuze bizaba. Haleluya. Noneho ahimbaza buriya 23 aravuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye, ntacyo nzakena. Ngo ndagira mu rwuri rutoshye, anshora ku mazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanjye. Ariko akantu nkunda cyane kakwereka uko umuntu yitwara iyo yageze mu gihe cy'ibibazo, aravuga ngo anterekera ameza imbere y'abanzi banjye, igikombe cyanjye kigasesekara. Bivuga ngo iyo abanzi baje
baravuga ati shuwa buriya hari ikintu Imana igiye gukora kuko interekeye ameza imbere y'abanzi banjye. Haleluya. Uzahura n'ibibazo abantu bavuge ngo awa, hanyuma wowe urimo kuvuga ngo haleluya, ngo hari ikintu kimwe nzi, ibi bibazo Imana izabinkuriramo ubuhamya. Ko buriya reka mbabwire bene data, ubuhamya bukomeye buzava aho wahuriye n'ikibazo gikomeye. Haleluya. Ikibazo gikomeye Imana izagukuramo nicyo kizaguha ubuhamya, uzabwira abantu bakavuga ngo uriya muntu afite Imana. Haleluya. Biriya bihe rero by'umwijima, biriya bihe byo gushidikanya, biriya bihe by'ubwoba, ntukabitinye. Ahubwo nujya kujyamo ujye wikomeza kuwiteka, uvuge ngo hari ikintu kimwe nzi, ubwo Imana yemeye ko nyura muri ibi ngibi hari ibyo igiye gukora. Kandi ikibazo cy'Imana hari igihe gutinza aho ngaho. Yobu yapfushije abana, apfusha amatungo, Satani aravuga ati ibyo byose ntabwo ndamuheza, amukubita igisebe ngo kiva ku mutwe kigera ku birenge. Umugore aramubwira ati mvara nkubwira wa mugabo we, ibyo ngibyo urimo rwose ni amashyengo, tukiyo Mana nurangiza wipfire. Yo aramubwira ati ariko uvuze nk'umugore w'umupfapfa. Ati niyo napfa, harandi yabwiye bari bagenzi bari baje kumusura, ati niyo napfa nzapfa nkiyizera. Ati kandi ikintu kimwe nzi, umucunguzi wanjye ariho, kandi nzamubonesha amaso, saa yundi jyewe nzamubona. Hanyuma Imana ikomeza kumwumva. Ariko ibice bigera kuri 36 byose Imana icecetse. Uzi kugenda ugakomanga ku muryango w'Imana ukumva urufunguzo, wari wajya ahantu kugira ngo baragukingurira ukumva ahubwo waturunye mu rufunguzo barukuyemo. Ya 37 iramanuka izivuga ikivugo kirekire, 37, 38, 39, 40 ivuga gusa ibitangaza byayo, ivuga imbaraga zayo, ivuga ubushobozi bwayo, ivuga ubutware bwayo. Uzi ko ntabwo yo yigeze atera impaga, yaravuze atumva Mana ibyawe nari narabyumvishije amatwi, none ndakubonye nikubise hasi nihaniye mu mukungugu. Haleluya. Kubera ko ikintu cyari gikurikiye byaravuga ngo Imana yaramuretse agera kuri extreme kugira ngo tujye tumwigiraho. Impamvu Yobu tukimuvuga nuko yaciye mu bikomeye birenze, ariko agakomeza akizera Imana ye. Haleluya. Times of uncertainties tuzabyigaho cyane ejo, kwizera mu bihe nk'ibi ngibi, kuko iteka ryose aho tuzahanyura. Umukozi w'Imana Petero, Herode yaramufashe mu byakozwe n'intumwa ibice cya 12, aramufata arabanza yica Yakobo ngo abona binejeje abayuda. Aravuga ati sasa uriya nawe mumumbikire, nzamwica mu minsi mikuru abaturage babaye benshi Yerusalemu. Ngo noneho bene se baramusengera. Ariko njya numva bavuga ubutumwa benshi bigisha kuri Petero, ngavuga nta hari ikintu mutumvise, hari ikintu mutasobanukiwe. Petero yaragiye ibibazo biramuko, yari hagati y'abasirikare 4, amaguru aziritse mu mbago n'amaboko mu minyururu. Bavuga ati maximum security, uyu mugabo turamwibikiye ni nk'isake tuzarya kuri Noheli. Kera wacu twajyaga turya isake kuri Noheli, twazifataga kare tukayizirika amaguru n'amaboko kugira ngo itaza kuducika, hanyuma nimugoroba tukayigesa ijose. Na Petero Herode yaramwibikiye yamuziritse amaboko n'amaguru, ashyira akabatuva aba bagabo ndabize bagira udukoryo twinshi, ubushize baraducitse. Ariko kari gihe abatambyi bakuru babafunze baje kubashaka ngo babacire urubanza, basanga bari mu rusengero barigisha, batari bo babakingurira. Bagati barabambwiye babagira ubukoryo bwinshi, reka nshyireho abasirikare. Umva ko mwigenje, bashyizeho abasirikare 4 raundi ya mbere, bongeyeho n'abandi hariya nko kuri ziriya pilier, bashyizeho n'abandi ku muryango no muri parking bashyizemo n'abandi. Barabati turamufite tu. Niba hari igihe cya uncertainty, niba hari igihe cyo gushidikanya, niba hari igihe cyo kwiheba, cyagombaga kuba icyo ngicyo. Ariko ngo bigejeje nijoro
Petero arasinzira. Aho rero n'abavuga butumwa batajya babyumva neza, ngo ariko ngo nimutekereze ngo buri buke bakamwica, ngo umunebwe witwa Petero ngo araryamye arasinzira, ngo n'ubundi niko yari yarabaye, ngo yamye ari umunyabitotsi, ngo n'igihe Yesu yendaga kujya ku musaraba ngo yaramubwiye ngo amaso asenge, ngo akubita ibitotsi arasinzira. Ndavuga ni iriya kesi iratandukanye. Petero yari yuzuye umwuka. Buryo bwa mbere yari afite ubwoba kuko ni shebuja wari ugiye gupfa, noneho kuri iyi turu niwe wari ugiye gupfa. Ariko buriya agomba kuba yarasenze agire nijoro Imana iramubwira ngo isinzirire, ibi ngibi bimarire bifite mu kiganza. Arasinzira. Mu gicuku marayika araza ngo amukomanga mu rubavu, aramubwira ati Petero haguruka, ngo akagira ngo ararota, atambara umwenda wawe, kubitamo igishura cye, ngo abona iminyururu iribwirije iraguye. Aramubwira ati haguruka tugende. Aciye ku basirikare ba mbere, aciye ku ba kabiri, aciye ku ba gatatu, aciye ku ba kane. Bageze ku rugi ruribwiriza rurakinguka, bageze ku rugi rw'umurwa narwo ruribwiriza rurakinguka. Marayika amugejeje hanze aramubwira ati ngaho komeza ugende. Ngo amenya yuko ari marayika w'Uwiteka waje kumukura mu kibazo. Haleluya. Rero izi ngero zose Bibiliya tubwira ngo zashyiriweho kugira ngo zitubere akabarore yuko Imana yacu ari Imana iza cya gihe cy'umwijima. Imana yacu ni Imana iza mu isaha y'igicuku. Imana yacu ni Imana iza cya gihe umwijima wabaye mwinshi, ureba hirya ukabura umuntu, wareba ahandi ukabura umuntu, hanyuma ugasigara uhagaze uvuga ngo rero Mana, iteka ryose wambereye Imana, n'uno munsi garagaza ko ukiri Imana. Imana iraza. Narayibonye ishumije, ikaza kandi ifite umuco wo kuza ku munota wa nyuma iyo ibindi byose byavuyeho. Nta kintu, nta muntu n'umwe uri bubyitirire, ikiyizira y'ubwayo, ikaza ibintu ikabikemura, abantu bose bakavuga ngo hari ahantu hari Imana. Haleluya. Namwe mwicayemo hano, buri muntu wese ashobora kureba mu buzima bwe ukabona ahantu Imana yabaye Imana, ukavuga ngo nigeze kubona Imana ababisha bangose, nigeze kubona Imana umutima wihebye, nigeze kubona Imana nabuze igisubizo, nigeze kubona Imana, ya Mana yakoze bya bindi. N'ahandi hose uzanyura izahora ari Imana, uko yari irejo n'uyu munsi niko izahora iteka ryose. Ujye uyitumbira, n'ubona ibibazo bibaye byinshi ujye uvuga ngo turongeye turariye. Ariko ikibazo tugira murakizi, ntabwo tugendana nayo nk'uko bikwiye. Jya uhora muri presence y'Imana, kuko iyo ikibazo gikomanze uri muri presence y'Imana wibuka aho uri. Ngo urukwavu rimwe rwari gishaka kujya gusura kwa sebukwe, njya nkunda guca uwo mugani, n'imigani baduciraga kera tukiri abana. Ntabwo nzi ko urukwavu rujya rwibuka ko rugira sebukwe, ariko ni imigani y'abana nyine. Ariko hari imigani myinshi ijya igaruka ngo noneho ngo rurebye rubona hirya hariya aho ruzanyura hatuye ingwe, leopard, rubona ntiruzahanyura. Baravuga ati reka nkore nk'uko nakoze uyu munsi, reka nce iya Kacyiru, usanga hatuye impyisi kandi nayikunda inkwavu. Baravuga ati reka nce iya Kagugu, rugiye gucayo usanga hatuye ikirura. Reka nkate nciye epfo, kare nigeze kubigerageza ahantu nendaga kujya, naho nti reka nciye Remera ku Giporoso, ndaciye epfo hanyuma ngeyo usanga naho harafunze. Rurareba rusanga ahantu hose ruragoswe. Hanyuma ruryama aratekereza, ngo rugeje nijoro rubwira umugore ngo urabizi ngo ejo nzagenda. Itirirwa bikanteranya nawe. Abasha Bakame, ni igiki rwose cyabaye mu bwami bwanjye gishobora kukuvana hano? Ko nakubereye umwami mwiza, ukambera umugaragu mwiza, Bakame habaye iki? Atumva Nyagasani, uretse ubyiboneye n'amaso yawe abiri, naho ubundi sinabikubwira ngo ubyemere. Ruyiteye amatsiko, intare irahaguruka iti uhuje tugenda ujye kunyereka ibyo bintu ariko bikuvanye mu gihugu cyanjye. Aravuga ati rero ubwo umwami amperekeje, reka mbanze nice kuri bari abanzi bose. Ruragenda runyura imbere yo kwa Mpyisi. Abo kwa Mpyisi mwaramutse. Urabona Bakame isigaye itinyuka ikaza igahagarara ku irembo igasuhuza. Igiye gutimbira ngo ifate ibona intare ihagaze inyuma ya Bakame. Nyagasani mwami w'ishyamba, kubita amavi hasi. Nyagasani mwami w'ishyamba, mwaramutse murakarama. Bakame irakomeje iragiye. Nkamaze nge no kwereka ingwe yuko ntavegetwa. Abo kwangwe muraho meze neza, ati
bwira umugore ati shyiraho isafuriya, tubonye lunch ntagombe kujya guhiga. Igiye gutimbira ngo ifate ibone intare ihagaze inyuma y'Abakame. Ati mwami w'ishyamba murakarama muragahoraho ko muri hamwe n'Abakame se. Isubira inyuma. Tenga na Kirura the wolf imenye yuko ubungubu mperekejwe. Inyura kwa Kirura isuje, Kirura kigiye gutimbira kibona intare kirongera kirabunda. Imaze kuzizenguruka bose ibigeze hafi yo kwa sebukwe. Namubwira ati Nyagasani mwami w'ishyamba, hariya hepfo ni kwa databukwe, mwanyemerera hari akantu mfata yo gusa gatoya tukongera tukagenda. Nkakubwira noneho rya jambo. Imaze gufata akantu kayo irakasira bigeze imbere yo kwa Gahindura umwami w'ishyamba. Dore uko nsigaye mbaho. Kuriya wabonye zose nyuraho zikabunda. Nuko bisigaye bimeze. Ngume hano. Narireba ati Bakame. Jureka ikirura nikikubona kikabunda si ikibazo cyanjye. Ingwe nikubona ikabunda si ikibazo cyanjye. We numbona ujye ubunda, ibisigaye byose bibunda imbere yawe nta kibazo mfite. Burero nkubwira, umunsi uziga guherekezwa na Yesu, ukagenda uherekejwe na Yesu, ibibazo bizakubona bivuge ngo uriya muntu ari hamwe na boss w'isi yose. Ariko ikibazo ni twebwe. Wari wamugira boss w'ubuzima bwawe? Kuko buriya abantu benshi ntabwo barabisobanukirwa. Ubuzima wahaye Yesu ukaba umurekurira. Niyo Satani aguteye ubwo baramubwira ati Satani ngaho twari iby'abandi uzabibazwa. Kuko ubuzima wahaye Yesu ntabwo abwangiza. Impamvu abantu benshi banga kwizera Yesu bazi yuko ngo muhaye ubuzima bwanjye ngo yangira pastori. Kugize parko muri kino gihe ngira ngo hano mwebwe ubu pastori munabukunda da. Jewe kera nkiri muto y'ubu pastori sinabukundaga, numvaga ari ahantu bayura bahembwa nabi. Ariko kubera ko Bishop wanyu afite ikimodoka buriya mushobora kuba mwibwira ko abapastori bose bashobora kukigendamo. Hariya nayo yivaniye mu mirimo yindi. Mu gipastori nta kashi zibamo. Abantu benshi babyibeshya, niyo zirimo ntabwo ziba ari izawe. Ariko icyo ninaga kubabwira si icyo ngicyo. Buriya abantu benshi barakubwira ngo ufashe ubuzima bwanjye nkabuha Yesu ngo akabwangiza. Ntashobora kubwangiza kuko aragukunda. Ikindi cya kabiri, ntashobora kubwangiza kuko niwe wabuguhaye, kandi abuguhera kugira ngo bugire umumaro, abuguhera kugira ngo abuzamure, abuguhera kugira ngo muheshe icyubahiro, abuguhera kugira ngo nawe ubunezero. Ariko abantu benshi barakuvuga ngo ngomba kwishugurikira. Niyo mwabyumvaga ukajya ugenda uherekejwe n'umwami w'abantu. N'umuntu yashatangira kugutera ubwoba ngo utari kuritonde, ngo bitazakubita utazabiturutse, kuko genda ndashinganye. Iyo ufite umwami w'abama guherekeje ubuzima bwawe bushinganye, ubuzima wahaye Yesu. Mwigeze ku muntu baravuze ko no gupfa wapfa n'ubu njyewe n'ubundi ndabizi nzapfa. Icyo nzi ni kimwe sinzapfa mbere y'umunsi wanjye, kuko umwami wanjye niwe ufite mu ntoki ze urufunguzo rw'urupfu rw'ikuzimu. Ibyo rero bigihesha, ntabwo biguhesha silence yo kugira ngo wirate n'ikintare yabwiye Bakame ati ibyo kwirata uzabyihorere, nugera imbere yanjye ujye upfukamureke. Niba banagupfukamira bajya bagupfukamira. Yewe abakristo bansezeyeho icyumweru gikurikiyeho nabwiye pastori wansimbuye nawe ndashaka gutirura iby'abandi. Arambwira ati se watwaye ibiki? Nzabikubwira mpageze. Hanyuma ampa ku cyumweru uzashaka azajye kuri YouTube azabona inyigisho ivuga ngo gutirura icyubahiro cy'Uwiteka. Abantu nibakubaha ujye utirura iby'abandi. Hari abantu bagira gutya, Imana yatangira kugutiza ku cyubahiro cyayo, ugatangira kwipomba. Buryo uzi Moridekayi yagenze ku ifarasi y'umwami. Amushuba wenda ikanzu ntabwo yayishubije umwami, ariko ashobora kuba yaranayimushubije umwami, wenda ntajya yambara akayibika, ariko ifarasi y'abandi yarayitiruye. Ndabihamya ntabeshye. Ifarasi umwami agenda agomba kuba yarayitiruye. Umwami nagutiza ku cyubahiro cye, umunsi ukurikiyeho ujye utirura, uce bugufi, umwami ahabwa icyubahiro. Kuko nufata ubuzima bwawe ukabushyira mu biganza bye, azabubumbabumba abukoresha ikintu cy'igitangaza. Tuzabikomeza ejo tuzareba kwizera mu gihe cyo gushidikanya. Abayisirayeli Yosuwa yarabayoboye agendeye ku ijambo ry'Imana. Abatambyi arababwira ati mwambuke mugende mukandagire. Reka burya abatambyi bagiye muri Yorodani yuzuye, bagomba kuba baragiye bahinda umushitsi, ariko baravuga ngo ubwo Yosuwa yabitubwiye ko ibintu biguteye ubwoba
ukaba ufite ibintu wabuze umuntu wanabikugiramo inama, ibuka ko dufite umwami muzima. Gusa ikibazo buriya tujya tugira, hari umwana twakoranaga ikiganiro kare, ariko ni n'umugabo, nuko abantu batoya bose mbita abana, kandi ariko n'ubundi ni umwana kuri jyewe. Ndavuga nti secret yanjye, mwese ariko buriya mu buyobozi iyo wayoboraga, ndavuga nti secret yanjye the presence of God. Abana banjye bakiri batoya, ubu abahungu banjye bose ni bakuru, ni ibisore, ni barebare, bafite imitwe ikabakaba mu kirere, ariko bakundaga imodoka. N'ubuze ngira kimwe mu byo bakoze bakimara kuba bakuru no kwiga gutwara imodoka. Bajya baza, daddy waduhaye imodoka tugatwara. Nkabicaza ku bibero, nkabafata ku biganza, nkashyira kuri vola, hanyuma bagatwara. Iyo image iteka ryose nzamo iyo ntekereje kuyobora ikintu icyo ari cyo cyose, kureka Imana ikicara kuri vola, igashyira ibiganza byayo ku biganza byawe, ikayobora ubuzima bwawe, ikayobora urugo rwawe, ikayobora itorero, ahasigaye wowe ukagenda ukajya uzunguza vola ukagira ngo ni wowe uyoboye kubizi. Irembo ryera TV.